Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese aho muri hagiye hatandukanye, turabashimira kuba mudukurikira. Njyewe basuhuza ni Ntakirutimana Japhet. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kiraza kwibanda cyangwa kigaruka ku byo wamenya bitandukanye cyangwa se uburyo wakwirinda indwara z'impyiko. Mbere na mbere ndagira ngo mbanze hano nsobanure ese impyiko zimaze iki mu mubiri wacu. Impyiko zidufasha kuringaniza amazi mu mubiri cyangwa se water balance. Ikindi impyiko zidufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ikindi gukora uturemangingo tw'amaraso cyangwa se red blood cell production. Ikindi wamenya nuko impyiko zidufasha kuvana imyanda mu mubiri, ari byo bakunze kwita toxin removal. Ikindi zigira uruhare mu bijyanye n'ubuzima bwiza bw'amagufa cyangwa se vitamin D metabolism. Ikindi wamenya nuko impyiko zidufasha muri acid base balance. Iyi mimaro rero igiye itandukanye murumva ko ari myinshi, hari n'indi ntavuze. Ni uburyo butandukanye cyangwa se akamaro kenshi kagiye gatandukanye impyiko zimaze cyangwa uruhare zidufitiye mu mubiri wacu. Murumva ko zifite akamaro kanini kandi gakomeye. Ikindi ahangaha nababwira rero, uburwayi bw'impyiko ubundi bugiye butandukanye. Hari ubundi burwayi bukunze guturukaho cyangwa se uburwayi waba ufite ukaba bushobora kugukururira uburwayi bw'impyiko. Aha nanone dushaka kubyita risk factors. Risk factors twavuga nka diabete, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, indwara z'umutima, cyangwa se nanone ku rundi ruhande mu muryango wanyu hashobora kuba harigeze haba umuntu wagize uburwayi bw'impyiko, akaba twabyita nka genetic factor ahangaha. Igihe rero ufite ubu burwayi ugomba kwitwararika, kuko ubu burwayi bushobora kugukururira ubundi burwayi bukomeye nabwo bw'impyiko. Noneho dukomeje na topic yacu, turagira ngo tubabwire ibyo wakora. Twabateguriye bigera ku 8 ibyo wakora kugira ngo ubashe kwirinda cyangwa se kurinda uburwayi impyiko zawe. Ikintu cya mbere ahangaha tugira ngo tubabwira gufata indyo yuzuye. Indyo yuzuye iri mu kintu cya mbere cy'ibanze ugomba kwitaho. Indyo yuzuye kandi igaherekezwa no gufata amazi mu bipimo cyangwa se mu buryo buringaniye. Uzagirwa inama n'ababifitemo ubumenyi cyangwa se abaganga, cyangwa ukegera abantu babizobereyemo bakakubwira ibipimo cyangwa se ikigero cy'amazi ushaka kugenda ufata. Aha ntabwo tuhatinda. Ikindi cya kabiri twavuga ahangaha ni imyitozo ngororamubiri. Nayo irafasha. Imyitozo ngororamubiri nk'uko tubizi nayo ifasha umubiri mu buryo butandukanye bwinshi, abantu benshi murabisobanukiwe. Ikindi cya gatatu ugomba kwibandaho ni ukugira ibiro biri mu rugero rwiza, cyangwa se normal BMI nk'uko mu biganiro byacu by'ubushize twabivuzeho. Aha twavuze ko ibiro biri mu rugero rwiza naho ushobora kuba ufite body mass index iri hagati ya 18.5 na 24.9. Dukomeje, ikindi cya kane wakora cyangwa se wakubahiriza nabyo bikaba mu byagufasha kwirinda uburwayi bw'impyiko, harimo
gusinzira neza, kuruhuka neza. Ahangaha gusinzira neza cyangwa se kuruhuka neza ni igihe uzaba waryamye nibura amasaha hagati ya 7 n'8. Ahangaha abahanga bavuga yuko uba waruhutse neza. Dukomeza n'ikindi cya gatandatu, niba uri umuntu ukunda agatabi, inzobere mu buzima ziragushishikariza guhagarika itabi, ugakora ibishoboka byose ukaba wahagarika itabi kuko riri mu bizabangamira ubuzima bw'impyiko zawe. Dukomeza n'icya karindwi twabateguriye, kiragira kiti kugabanya inzoga niba bishoboka ukagenda uyigabanya. Inzoga nayo mu gihe irengeje urugero, cyangwa se turavuga alcohol hano, mu gihe alcohol irengeje urugero mu bipimo ugirwamo inama, nayo ishobora kuguteza ibibazo bigiye bitandukanye ndetse byageza no ku burwayi bw'impyiko. Ahangaha ikindi wamenya nuko alcohol cyangwa se inzoga izamura ibipimo by'umuvuduko w'amaraso bikajya hejuru y'ibyakagombye kuba biteganyijwe. Ikindi wamenya nanone ahangaha nuko alcohol yongera ibyo wakwita karori mu mubiri w'umuntu. Ibi ngibi nabyo bishyira kuri wa mubyibuho ukabije twahoze tuvuga. Umubyibuho ukabije, umuvuduko uri hejuru, ibyo byose biganisha ko wagira uburwayi, ushobora kugira uburwayi bw'impyiko. Ahangaha naho inzobere mu buzima zibagira inama yuko niba ufata inzoga wagenda ugabanya, aho kugira ngo inzoga igende iba nyinshi wongera cyane doze, ahubwo wagenda ugabanya. Ibi nabyo bizagufasha kurengera ubuzima bw'impyiko zawe. Icyanyuma rero twabateguriye uyu munsi, twabateguriye ikirebana no kwirinda cyangwa se gukora ibyakurinda stress. Niba ufite akazi kagutera stress, urashishikarizwa nibura kujya ugerageza nyuma y'akazi ugakora ibindi bintu noneho byagufasha twakwita stress reducing activities. Aha twavuga nka siporo. Niba ukunda siporo ugakora siporo, niba ukunda gusoma ibitabo ugasoma ibitabo, niba ukunda kureba filime, kuganira n'abantu, ibyo byose ukabigerageza kugira ngo ya stress igende igabanuka. Ikiganiro cy'uyu munsi rero twabateguriye tugisoreje ahangaha, tubashimira kuba mudukurikira. Mu biganiro bindi byacu by'ubutaha rero turagushishikariza, niba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, kujya wandika muri comment hasi cyangwa ukatwandikira ku nimero yacu ya WhatsApp dushyiraho, kugira ngo tuzagire icyo tubivugaho ku cyo mwatwandikiye. Turabashimiye rero. Ku bantu bashyashya turabibutsa gukora subscribe, ukanda n'akamenyetso ka notification kugira ngo ibindi biganiro by'ubutaha dushyiraho bijye bikugeraho. Murakoze rero, mugire amahoro.